Shalom shalom, aho wiriwe aho uri hose turagusuhuje, tukwifurije umugisha w'Imana, tukwifurije ineza y'Imana. Iteka ntabwo ibintu bihora bimeze neza, wowe bimeze neza, tugufashije gushima Imana. Nawe bitameze neza ugomba kuyishima, kandi tukwihanganisha tukubwira yuko hari Imana igufitiye urukundo, hari Imana igukunda bihebuje. Niyo mpamvu tuje kuganira kugira ngo wakire ihumure mu mugoroba nk'uyu, umenye ko mu bikugoye hari Imana ibibereye intwari, hari Imana ibishoboye, hari Imana ifite ubushobozi, hari Imana ikora ibintu byose, kandi hari Imana ibigenza neza. Rero hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Niryo jambo tugiye kuganira muri iki kiganiro cyiza. Reka tubanze dusengane Imana. Data, mu izina rya Yesu, turasenga ku bwa mwene data, turasenga ku bwanjye, turasenga ku bwa buri wese uzumvira ijambo, kugira ngo umuhereze umugisha, kandi muri uyu mwanya w'ijambo ritugwe neza, ritugirire umumaro, ritugire aho rituvana, rigire aho ridushyira, riduhereze ihumure, rirusheho kutwinjiza mu mahoro yawe, kuko ari wowe Mana yacu, kuko ari wowe Mana iduha umugisha, ko ari wowe Mana tuboneramo ihumure. Reka nze tubane nawe rero muri uyu mwanya w'ijambo mu izina rya Yesu, amen. Hahirwa umuntu wiringira Uwiteka. Uwo nguwo wiringira Uwiteka ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo cyere imbuto mu gihe cyacyo. Uwiringira Uwiteka ngo azahwa ameze nk'umusozi Siyoni. Uwiringira Uwiteka. Ese nawe wiringira Uwiteka? Uri kumwe na Byiringiro Bajoje Innocent, tugiye kubana muri uyu mwanya mwiza w'ijambo. Niba utari wakora subscribe, uze gukora subscribe kugira ngo tuze kubana mu mwanya mwiza uri buze kungirira umumaro, kandi nawe ukakugirira umumaro. Hari igihe tuba turi mu bihe bigoye, twumva dutakaza ibyiringiro, ariko Imana iduha isezerano ko itazadutererana. Umuntu aba mu bihe bikomeye. Hari umuntu twarimo tuganira arimo kumbwira ukuntu ibihe bigoye, abona nta nzira, abona igishoboka ari ukwiyahura cyangwa se ari ugukora ibindi. Nkamubwira ariko umuntu uri imbere y'Imana ntabwo ajya buri byiringiro ngo agere aho yiyahura cyangwa agere aho agira ibindi bibazo. Uko byagenda kose, uyu mwanya ku isi, buri gihe cyose kigira igihe cyacyo. Niko umubwiriza yavuze. Yaravuze ngo hari igihe cyo gutera, hari igihe cyo gusarura, hari igihe cyo kwishima, hari igihe cyo kubabara, hari igihe cyo kurira, hari igihe cyo guseka. Ariko uko byagenda kose, ibihe byose bibaho. Kandi iyo amakuba n'ibyago bigeze ku mukiranutsi, ngo biba bije kumucura, biba bije gutuma akomeza urugendo. Rero hari umuntu uri kumva iyi voice afite umubabaro, hari uri kumva iyi voice afite umunezero. Ufite umunezero, ndamubwira ngo umunezero wawe uhore wuzuye, umunezero wawe uhore utumbagiye, umunezero wawe ube mwinshi rwose mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Nawe umunezero wawe utari mwinshi, ukaba ufite ibibazo muri uyu mwanya, ukaba urwaye, ndakubwira ko hari Imana ikiza, ndakubwira ko hari Imana imara umubabaro. Wowe wapfushije, wowe wabuze uwawe, ndakubwira ko hari Imana rwose itanga umunezero, hari Imana itanga ihumure, kandi hari Imana ishobora byose. Imana yemera ko byose bitugeraho, ariko nubwo byose bitugeraho, Imana, amakuba n'ibyago ni byinshi ku mukiranutsi, ariko Imana imufasha muri byose. Yesaya 41 umurongo wa 10. Yesaya 41 umurongo wa 10 haravuga ngo 41 umurongo wa 10 haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Imana yatanze assurance, Imana yatanze ubwishingizi. Imana yaravuze ngo niba uri mu rubyaro rwanjye, ndavuga abantu bahaye ubuzima bwabo Kristo. Aho Bibiliya yatubwiye, aho umutwe w'amagambo turi kuganira avuga ngo hahirwa uwiringira Uwiteka. Umuntu wiringira Uwiteka ajya amenya ko Uwiteka yaje akamupfira ku musaraba, yarangiza akaza agatura muri we, akaza agatura mu buzima bwe.
umuntu wiringira uwiteka rero uwo nguwo arakomera, akamera nk'urutare, mu maso he hagakomera, yagera mu banzi be agakomera, yagera mu bakunzi be agakomera, yagera mu bibazo agakomera, yagera mu bisubizo agakomera, yagera mu gupfusha agakomera, yagera mu kubyara agakomera, yagera mu gushyingirwa agakomera, yagera mu bukire agakomera, yagera mu bukene agakomera, yagera mu ntambara agakomera, yagera mu mahoro agakomera, kubera ko yiringiye nde? Yiringiye uwiteka. Ajya ahinduka ihumure, ubwe arenga guhumurizwa agahinduka ihumure. Uwo nguwo aba ari kumva umugisha w'Imana. Rero ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, kandi ntugire ubwoba, niko Imana ikubwira. Niba warahaye ubuzima bwawe Kristo, ntugire ubwoba, Imana iri kumwe nawe, ngo izagukomeza, izakuramira, izagufasha kandi izagushyigikira. Ukuboko kwayo kw'iburyo ngo irakurinda kurusha uko irinda imboni y'ijisho. Haleluya! Imana irakurinda kurusha uko irinda imboni y'ijisho. Hari umugabo umwe yaravuze ngo se, ngo ko wavuze ngo ntutinye ngo ndi kumwe nawe, ese koko Imana ibiri kumwe nanjye? Warangije kujya kubihinyuza, aragenda ajya mu irimbi nijoro, aragenda ajya ahantu hateye ubwoba, aravuga ngo ko ndi kumwe n'Imana. Ariko arangije aravuga se ko ntumva ikimenyetso ko ndi kumwe nawe? Ariko yarangiza akagira ubwoba. Hanyuma undi nawe urimo kugenda aho ngaho mu mwijima araza amukoraho, amukozeho arirukanka, aravuga ngo njyewe ngo uko bimeze uku nguku, reka nirukanke wowe usigara aha, nirukanke ngenda akizwa n'amaguru yanjye. Ntiyamenya yuko ari kumwe n'Imana. Noneho wa muntu wamukozeho nawe yari umuntu nawe uvuye mu rusengero nawe, ariko ntiyizera, ntiyamenya yuko rwose nawe ari kumwe n'Imana. Nawe yumvise ikintu akozeho agira ngo ni umuzimu, arirukanka. Arirukanka, amaze kwirukanka agira ubwoba, amaze kugira ubwoba hanyuma nibwo yaje kumva, abona ko yari ari aho ngaho arakira, amenya yuko agomba kujya yiringira uwiteka, uwiteka akamubera ibyiringiro. Amenya ko nubwo yari ari hahandi, niba ari n'umuzimu, niba ari n'iki, ariko nubwo yari ari hahandi, Imana ariyo yamubereye ibyiringiro ikamukiza, Imana ariyo yahamuvanye. Rero wiringira uwiteka, Bibiliya iravuga ngo ntutinye, ntukuke umutima, ntiwihebe, kuko uri kumwe n'uwiteka. Ihumure mu kigeragezo. Ubuzima bugira ibihe byiza n'ibigoye, ariko dukwiye kwibuka ko Imana itadutererana. Zaburi 23, Zaburi ya 23 umurongo wa 4 haravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Ijambo ry'Imana iyo bitugoye, bitubangamiye, bitubabaje, iyo tugeze mu bihe by'amadeni, tujya tureba ukuntu Imana yishyura amadeni yageze ku mupfakazi, igatubura amavuta hakavamo ubwishyu bw'amadeni. Imana iyo tujya tuyireba, iyo tugeze mu bihe byo gupfusha, tukareba ukuntu yageze kwa Yayiro, yarangiza ikamuzurira umwana. Twarangiza tukareba mu byanditswe, tukamenya niko ijambo ry'Imana riduhumuriza. Iyo niyo nshyimbo ihumuriza. Bibiliya rero ukuntu ibivuga neza, ikavuga ngo naho ngo abapfuye nibo bazatubanziriza kuzuka. Aho ngaho niyo ugeze mu bihe bikomeye, umenya ko ariko bizagenda. Imana ni igisubizo mu bintu byose. Imana ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe n'Imana, kuko Imana ariwe mutabazi wanjye. Inkoni yawe n'ishyimbo yawe nibyo bimpumuriza. Ni ukuvuga ko niyo ibibazo byabaye byinshi, tugomba kwizera ko Imana iri hafi yacu, iduhumuriza kandi iduha imbaraga zo gukomeza imbere. Umugisha w'abiringira uwiteka. Mu kwiringira uwiteka niho hari umugisha. Mu kwiringira uwiteka niho hari amahirwe. Mu kwiringira uwiteka niho hari byose. Mu kwiringira uwiteka niho honyine umuntu yabona ibyo akeneye byose. Rero iyo twiringiye Imana iduha umugisha n'amahoro n'ihumure. Iyo twiringiye Imana iduha umutuzo. Yeremiya 17 umurongo wa 7. Hahirwa umuntu wizera uwiteka, uwiteka akamubera ibyiringiro. Kwizera Imana bivuze kuyishingikirizaho mu byo tunyuramo byose. Imana rero
iraguhumuriza, Imana irakubwira ko ishobora byose. Imana irakubwira noneho wamaze kubisobanukirwa mu Baroma 8:33 akavuga ngo noneho ngo menye ko nta cyandutandukanya n'urukundo rw'Imana, ngo mbese nugupfusha cyangwa ni amakuba cyangwa n'ibyago, ngo urukundo rw'Imana no mu rupfu turajyana. Isezerano ry'Imana rero mwene data ntirijya rihera, wowe ukomeza wiringira Uwiteka kubera ibyiringiro. Niba hari ikikugoye, niba hari ikiguteye ubwoba, akababaro cyangwa gucika intege, menya ko Imana iri kumwe nawe. Ntutinye, ishyira imbere y'Imana, uhore mu masengesho, ukore, utinyuke, urashoboye kuko uri kumwe n'Imana ishoboye. Imana irahari kugira ngo iguteze indi ntambwe. Uyu munsi wongere wegerane n'Imana bundi bushya, wongere wumve ijwi ry'Imana bundi bushya, wongere wumve ihumure ry'Imana bundi bushya, wongere wumve umunezero w'umutima bundi bushya, wongere wumve gukomezwa bundi bushya, wongere kubona ineza y'Imana bundi bushya, wongere gutumbagira bundi bushya, wongere kuba mu mwanya w'Imana bundi bushya, wongere wizere naho byari bikugoye, naho byari bigukomereye. Witinya, wicika intege, Yesu agukomeye amaboko. Imana iguha umugisha, Imana yitura imitwaro yawe. Yesu agukomeze, komeza wizere, komeza usenge, kandi umenye ko Imana itakureka. Ukomeze umugisha wayo, Imana iragukunda kandi kwitayeho. Shalom, shalom. Yesu aguha umugisha mwinshi. Amen.